Mwiriwe neza nshuti zacu, ni Peter Claver Rurangwa ugarutse tuganira kuri filozofiya. Tugarutse mu mwanya tugeze ahantu hari ikibuga cya basket ahantu mu misozi ntabwo yose nahita nyerekana, ariko byibuza ni ahantu mu cyaro. Ahantu mu cyaro hari topics twatangiye kuvuga muri iyi minsi, ntabwo nzigarukaho neza zose, ariko icyangombwa hari ubwo twigeze kuvuga ku mwanditsi witwa Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche yari umufilologe mbere na mbere, yatangiye ari umufilologe. Filology ni kwa kundi umuntu yiga indimi, origin yazo, cyane cyane za ndimi tuvuga ngo ni iza kera. Friedrich Nietzsche nuko nawe yatangiye, ariko birangiye urumva yinjira muri filozofi nyine, kandi ntabwo nawe wavuga ngo yayinjiyemo atinze, nubwo byibuza nababwira yuko ubwe arivugira ati, amaze gutahura Spinoza yaravuze ati I have a precursor, j'ai un précurseur, I have someone who came before me. Urumva hari abantu yagiye yakunze Spinoza, aravuga ati njye namumenye ntinze, ariko byibuza ndamwakiriye. Urumva Spinoza, urumva Friedrich Nietzsche ugahita ubahuza na Spinoza. Undi muntu wamuhuza nawe ni umuntu duhora tubabwira, we wanditse novels, tubabwira yuko novels zo mu Burusiya ari novels z'imitumba. Urugero igitabo cyo bita GRP cya Leo Tolstoy, GRP cyangwa Intambara n'Amahoro ya Leo Tolstoy, ubwo ntabwo tumutinda, ariko uwo mugabo wanditse GRP cyangwa War and Peace, ni igitabo cy'umutumba kizwi kiraho, ni novel. Ariko noneho tugarutse kuri ko dukunda kuvuga, wanditse Crime and Punishment, wanditse The Idiot, akandika El Subterraneo, urumva L'Homme di Sous-sol, urumva El Subterraneo ni icyesipanyoro cyane, urumva L'Homme di Sous-sol, umuntu wiberaga mu buvumo. Noneho akandika icyo bita Crime and Punishment, twakivuze Brothers Karamazov, ariyo noneho irimo ya chapitre ivuga kuri The Great Inquisitor, igihe bimagina Yesu yazutse akagaruka, abanyedini bakamufata bati wowe nkuko abantu bashatse kukwirukaho kuko ushaka kubaho ukuri, kandi twebwe tubizeza akantu ko k'umutekano, tukabashyira mu kintu cy'ikiringiti bakadukunda. Ubwo rero wowe ushatse kuturwanya, nawe tuzakurangiza, kandi nabo nkuko baduhaga amashyi, n'ubundi igihe tuzaba turimo kukurangiza nabo bazongera baduha amashyi. Yesu ahita amusama arigenda. Urumva uwo ni umwanditsi mwiza. Nietzsche rero yaravuze ati nta wundi muntu wigeze anyigisha psychology usibye uwo nguwo nyine wanditse ibyo bitabo nabaze mbabwira, Fyodor Dostoyevsky, ni ibitabo by'imitumba. Ubu rero tugiye kuvuga kuri Nietzsche. Kuki tugiye kumuvugaho? Nuko hari ahantu avuga mu gitabo cya Crépuscule des Idoles. Crépuscule ni kuvuga akagoroba k'ibigirwamana, gukuraho ibigirwamana. Hari ahantu avuga ati abantu niyo bibwira ngo bavuye mu by'idini cyangwa iki, hari ikibazo stili tutarakemura, ikibazo cy'imvugo. Akavuga ngo aussi longtemps que nous croyons à la grammaire, nous croyons en Dieu. Urumva ngo igihe cyose tukizera muri grammar, ati tuzakomeza twizera Imana. Kubera iki? Yaravuga ati grammar z'indimi dukoresha ni grammar zatangiranye n'igihe abantu babaga bakiri no mu mwijima mwinshi. Ntabwo ari umwijima wa Satani cyane, ariko ubumenyi ari buke, science ari nkeya, ibintu byose babyitirira imyuka mibi cyangwa Imana, ibintu nk'ibyo. Ati niyo tumaze kubivamo usanga ururimi rwo rwarasigaye. Turajyana cyangwa ntitujyana? Niba tugeze aha ngaha, ni Peter Claver Rurangwa tuganira kuri filozofi. Ubu turimo kuvuga kuri Nietzsche,
turimo kwerekana ukuntu mbere na mbere ibintu byose bihishe mu rurimi. Tugira amahirwe ururimi rwacu rw'ikinyarwanda ukuntu rusa nkaho rwagiye rurindwa, ariko rukarindwa n'abantu bamwe na bamwe ugasanga ari bamwe babizi. Nanjye n'ibyo ngenda ntahura. Ngira ngo mwabonye post yitwa Bacamuhigo yagiye ashyiraho asobanura Imana, asobanura Nyagasani, ibintu nk'ibyo. Harimo ababizi nyine, harimo ababizi, ariko ugasanga ntabwo ari ibintu byagiye bisakara hose, bitewe n'uko idini rwose ryakoze icyo bita to take over. Ni byo to take over, niko nabyita, zagize gute, to have a sway on something. Ni ukuvuga gucakira ikintu ukagitwara. Bafashe imico, bafata imyizerere, badutwara ubwoba, badutwara ibyishimo, badutwara urupfu. Mu yandi magambo, iyo haje imihango myinshi y'ibyishimo cyangwa y'imibabaro, yose idini riba ririmo kuyikontorora. Ugasanga umunyarwanda bimenye twaburiye ibirengero mu yandi magambo. Niyo mpamvu n'iyo igihugu gitangiye gukora eforo yo gukundisha abantu imico, gukundisha abantu aho bari bo, bavuga bati mwebwe murimo kurarwanya Imana, mwananiranye rwose, muri abantu badashoboka. Ariko twigarukire kuri Nietzsche noneho mu gitabo, muri icyo gitabo abantu bavuga ngo aussi longtemps que nous croyons à la grammaire nous allons croire en Dieu. Ndabaha urugero. Yavuze ati indimi zacu zagiye zihimbwa akenshi abantu bakiri mu bintu byinshi. Iyo ugeze nk'umuntu uba uvuga ati ntabwo yizera n'Imana yo mu idini, akakubwira ati ngewe ndi ikiremwa muntu, kiriya giti ni ikiremwa, ihene ni ikiremwa, ariko twebwe turi ibiremwa muntu. Ubwo aho ngaho ushatse bahita umwambika ikanzu ya padiri cyangwa ya pasiteri, aba yabaye nawe umunyedini. Yaba adakomeje ukagenda ukamukomeza, cyangwa ukagenda ukamushyira muri Isilamu, kuko haba harahindutse utuntu duto gusa, ariko shema iracyari yayindi. Iyo uvuze ngo ndi ikiremwa muntu, ikiremwa haba harimo inshinga kurema byanze bikunda. Nta kuntu waba ikiremwa muntu hatariho umuremyi. Urumva byanze bikunze ntabwo uzigobotora idini mu buryo buntu. Iyo uvuze ngo uri ikiremwa muntu, hari igihe uba utekereza ikintu mu myemerere yawe ya nyayo, utemera iby'idini, ariko ugasanga wabaye trahi par ton langage. Ntabwo ari ubuswa, ntabwo ari iki, ariko ni ibintu sosiyete zacu zirimo, kandi ntabwo ari Afurika gusa. No, ibyo bintu bishoboka no mu zindi ndimi. Nietzsche abyerekana, yabyerekanye mu ndimi z'amahanga. Urugero abyerekana ku Kilatini, akabyerekana ku Gifaransa. Avuga ati rwose igihe Descartes avuga ngo je pense donc je suis, cogito ergo sum, akerekana ko haba hariho subject buri gihe itandukanye n'umuntu ukora icyo kintu cyo gutekereza. Bivuze ngo je pense donc je suis, I think therefore I am. Ubwo ni nkaho buvuze ngo hariho subject itandukanye n'icyo gikorwa urimo gukora, nkaho hariho ame, soul, subject iri static. Ibyo ni ibintu wakinjiramo cyane, ariko twumvikanye byibuze yuko indimi zacu tuzagenda tuzigorora. Mfatiye ku cyansunitse gukora kino kiganiro, hari n'ahandi umuntu ashobora kuvuga ati ngize amahirwe yo kugera kuri iki kibuga, agashaka kuvuga ngo ngize amahirwe yo kugeza kuri iki kibuga amahoro, ariko akavuga ati ngize Imana ngeze kuri iki kibuga amahoro, akivugira gutyo. Kandi si umunyedini, nta hantu asengera, n'iby'amadini asa nkaho yafashe distance, ariko icyo kintu kiracyarimo muri language. Ngize Imana mpuye nawe, Imana iramfashije mpuye nawe. Urumva haba hakirimo ako kantu, kandi ntabwo karwanya personally ngo gakunde, kuko twoga muri sosiyete buri gihe. We are social, we are cultural beings. Okay, murakoze cyane. Ubwo muri make mbakundishije abanditsi batandukanye. Mberetse Baruch de Spinoza ko yakunzwe na Nietzsche kandi ko yongeye agakunda umu Russia witwa Fyodor Dostoyevsky.
Mm. Fyodor Dostoyevsky yanditse ibitabo byinshi byose ibyinshi tujya tubivugaho. Murakoze rero, mugire umunsi mwiza. Ariko ubu ngubu twambaye basiketi, turi mu gihe tubona umwanya wo kujya muri pause, tukaba twakora imikino tugafasha abantu bakiga basiketi. Twe turayizi, twagiye tuyitozaho, kandi noneho bitewe no kwikina igihe kirekire natwe dusigaye dukubita ibintu bigacika. Bigacika. Abakunzi bacu rero, umuntu watubonera baro ntazatinye, turashyiraho nimero pe ku bijyanye na baro pe, uwo ari we wese, surtout abantu bo mu Rwanda. Abantu bo mu Rwanda, abantu bo mu Rwanda, baro gufasha abajene kwikinira basiketi. Ngira twabonye yuko n'igihugu cyacu kibishyigikiye, ariko iyo turi mu byaro ubona ari ibintu bigize gute, bigoye kugira ngo ubone abantu bazamuka bazagere kure. Ariko iyo umuntu adukundiye abantu bato tukabigisha basiketi, nabo barazamuka. Nk'ubu dufite umuntu umwe kuva aho nagiye nkinira basiketi, mu manota 3 kuyashuta nta muntu ndabona ushuta nkawe. Siritu mu Rwanda mu bajene nta muntu ndabona ushuta nawe, kandi turakinana rimwe na rimwe aturuka kure, biba ngombwa ko rimwe na rimwe tumufasha gutega. Aracyari umujene, ariko icyo kintu aragishoboye cyane, ni umujene. Urumva tuba dushobora kumuzamura tukamuvuganira, akazakinira national cyangwa agakinira n'andi makipe, sibyo? Wumve ko ibyo bintu tubikunda. Wenda tuzafata n'ama sessions, rimwe tujye dukora session zo kwigisha abantu tekinike zimwe na zimwe za basketball. Murakoze cyane, umunsi mwiza, kandi dufatanye ubushakashatsi. Dusuhuje rero baca mu mihigo, kuko yatwinspiye cyane gukunda ururimi, kandi kutwibutsa ko tugomba gusesengura amagambo dukoresha. Twakunda kujya tubivuga tugendeye ku byo Rutanga rw'amaboko yigisha. Urumva yakubwira ati kubiba, urugero kubiba, kuvuga ati niba ari kubiba, ufashe imbuto ukajya kuyiba, kubiba mu murima. Ikintu ukora amfe tukagereza kuba cyo, nkuko uvuga ngo ushaka inka aryama nkayo, ushaka inka aryama nkayo cyangwa aryama nkazo. N'ikindi kintu ukora ugihaye time yawe, attention, ugategereza, uhinduka kikugeza ahantu kure hashoboka. Tuyigerageze kuba ibijyanye no kumenya, tumenye ko kumenya atari ikibazo. Irimo gusoma igitabo cy'Itangiriro cyangwa Genesis, ubona yuko Imana yatangiye kugirana ikibazo n'abantu, ariko bashatse kumenya, bashatse kumenya. Aho hagira interpretation zitandukanye. Cya gitabo cya Genesis cyabaye nk'iki, cyabaye mbese umuntu wese uzanye idini araza agakubitamo interpretation ye, ariko byanze bikunze cyanditse nuko Imana ivuga ati nimumenya icyiza n'ikibi. Mu yandi magambo, ibijyanye na knowledge, hari knowledge muzagira ikabakoraho. Niyo mpamvu muri iki gihe ubona n'ubundi amadini agishingiye kuri ibyo bintu, wumva umuntu yatangiye kwibaza ku Mana, ugasanga bidashoboka, kuko amfite twashyiriweho imbibi, twashyiriweho imbibi ugomba kwishimiramo, gutekererezamo, no kubabariramo mu buryo ugenerwa n'idini. Umuco wawe neza bakawuhindura zeru, bakawuhindura zeru. Ntabwo tuvuze ngo dusenge umuco cyangwa tukire gute, kuko nawo abawutangije baba baragendeye kuri defi z'icyo gihe, challenges bari bafite. Ariko harimo ikidahinduka. Ikidahinduka ni respect, ni respect, kubaha umuntu, kubaha umuntu. Ariko ikintu kijyanye n'icyaha cy'inkomoko, abantu bakikizera cyo bumva bafite umugozi mu ijosi. Abantu bizera yuko bavukana icyaha cy'inkomoko
ko n'abana babo bazabyara bazaba bagifite neza. Ubwo nyine baraziritse, nta kundi baraziritse. Ariko iyo wakiriye ubumenyi bw'Imana ko nta mana ihari igomba kuguhana, nta mana igomba kuguhemba, ariko ukamenya ko igihano n'igihembo kiri mu bintu ukora tusempro. Umunsi ku munsi wakira igihano, wakira igihembo, ukagendana nacyo, atari uko kandi giturutse à l'extérieur from outside. No. Nanone ntago giturutse mu byo ukora, kandi ntago ari karma. Kira kintu cya karma, ubwo twaba tugiye kwinjira mu tuntu twinshi, tuba twinjira mu tuntu twinshi. Iyo utangiye gutekereza ibintu bya karma nkaho hari umuntu wayishyizeho, biba nabyo bizana akandi kavuyo. Karma tuzayisobanuraho, twerekanye ikintu Spinoza yayivuzeho, ukuntu karma abantu bayikoze kugira ngo berekane harimo n'ikintu cyo kwakira social injustice. Kuvuga ngo bari abantu niba ari abakene, niba bari abarwaye indwara z'ibibembe, niba bari ari abakire, niba bari abatarwaragurika, gutyo biterwa n'ukuntu bitwaye mu buzima bwa mbere. Urumva, bore kwirirwa umugirira impuhwe, bore kwirirwa umufasha kuva muri iyo situation yarimo, kuko we arimo kwishyura bitewe n'ikintu n'ukuntu yari yaritwaye. Okay, twikomereze rero. Bye, turabashimiye. Ni Peter Claver Rurangwa, tuganira kuri philosophy. Urumva mbanzi ibintu byinshi cyane kuko nabihaye umwanya. Cyagiye kindi wiga ikintu uvuga ati nkimenye, nta muntu uzakimpembera, nta muntu uzakimpanira, mfata igitabo nkisome numve merewe neza. Murakoze rero cyane.